Madame ndagiye rero ubwo ngubwo. Nese shiri none ugiye muri iki gitondo. Ngiye mu kazi. Buri gitondo ugenda ngo ugiye mu kazi. Buri munsi. Ariko ikintu kinangaza. Buri munsi uyindura akazi. Ukora iki bundi? Ubona ndi umutekinisiye nturi kubireba koko. Nibi n'imyenda ntibuwa koko. Amaso ntaguha ndi umutekinisiye yangazi si sa turbox zingibi. Singiyi nuza metero. Ipima 100 kugeza ku 120 singiyi. Ndakubeshyera iki singiyi. Bizaza niza abacukura tuwarite ntago zazimeze gutya zose zisa umuhondo. Izingizi niza abatekinisiye original. Abangaba imiriro n'amazi. Singiyi ingofero y'akazi, singizi inkweto. Ujura bimbwiye. Ejo bundi wabyutse wambaye itaburiya wari ugiye hehe? Umuganga nitwe dutanga imiti se za ibuprofene na za amoxicilline na za prefectoire na za prefecture na za refectoire nitwe tuzitanga haga mu bitaro muri za centre de santé na urban migration. Nejo bundi kwe wambaye ko tugiye kuvugira inka. Urumutanye navugira inka se wowe amacomo yinda ko nkubaze sangundo Rwanda rema rusakize sate sumenye yizimbuye shirire gana kamubwira kujya rusendekereza nkuko ninkangura batinya nituze nkubiribana n'inyobyingo niya nkusi rutaganira basi urumva tabizi byose rero ndiko ari wambaye intuza y'abamotari ijire se shira ko nkundi ndumumotari nisinkora no muhanda Kimironko rw'amarando gishushu convention ka cyuri kinamba ya kinamba ya kabiri kwazuka amazi ku magara hagano kindagara Nyabugogo zinoze guturuka Kimironko ngera Nyabugogo gusa amafaranga icyatanu usura kwera ko dushoye si icyabiri gutwara umugenzi kurenza si bubibi ndakubeshyera ikize situmwere sansa anga ku mwima kuri station situnuza litro si igihumba ariko twe tukunda kumwe ikijana abamotari benshi ituze muri nibara nashatse ubundi washatse neza twashakana nta muntu urirwa hangaha nje nzakubona ryari buri muntu atanya amatelefone arimo n'abakobwa amatelefone urumva kubera ko nakoraga mu matelefone babanyihiriye amatelefone urumva abantu nakoreraga ariko bayama basizemo n'amapatana yabo n'amapassword n'amapin nza kuza kuyakuza mu singi imwe nayigwayemo nanjye sinzi warayimaye ndabyumva warayimaye ndabyemera ibyo ntabwo byakanye ariko ibintu bya buri munsi kugenda noneho ejo bundi Imana umva reka nkubwire ni ukuri kw'Imana ndagukunda ariko nje nzigendera nzigendera ni ukuri kw'Imana ugenda ujya he kuko nzahukana pe oya kwahukana ntago ari ikintu kiza iyo bari kwahukana nanjye mba naragiye pe kuko nanjye ibibazo byarandenze nuko nta kintu wenda mfite ngo navuga ngo nahukanye ngo njyanye nuko ibintu byose biri mu nzu ari ibyawe iyo ngiye rwasi n'ibintu biri mu nzu ari n'ibyanjye mba naranagiye kera narabijyanye ariko sinagenda njyanye narara hehe se ko nta kintu ngira ariko ntago ubyumva pe kandi warakoze cyane kuba waranacumbikiye ukemera kutubona nta kintu ngira kandi agusezeranye ko ngiye kubona amafaranga muri iyi minsi ari diru ngiyemo iyi ngiyi uyu munsi amafaranga ndi buzane ngiye gukora ngiye gukora akazi k'ubutekinisiye ngiye gukora ubutekinisiye ahantu hari imbere ku rugo rw'umukire cyane ubwo ni ntaha rero ku mugoroba ipinda umva nari bugenda noneho uyu munsi wo ngo hagahuze nibi gutangaza mutahaniye nka televiziyo rega ninjye nashatse ndaguzana televiziyo nguzanira imyenda myiza iki twatumuzoba ngo cagwa zaraciwe ndayikuzanira imyenda ikinatose ivuye ku mugozi cagwa nizi imyenda yambawe ikimara gufurwa yavuye ku mugozi inatose yandikanga izo miranga umva shede reka kwerekeza tugende nibyo bakubwira rega Miriwe nako mwaramutse kubera urugendo rurerure hari igihe ubundi umuntu abavuye mu mazu menshi agenda agaruka birangira rero mwaramutse wayibagiwe amakuru se ni karibu bose ndakuramo inkweto nzinjize twebwe kuri hano henshi tuba tuvuye amashyo niba sinzi niba mubonye wari umukobwa n'uri umugore ndavuga nta mashyo mumeze mute se
ari urugendo rurerure. Bimeze gute? Ni amahoro. Njye nitwa Engineer Rusine. Nkaba ndi umushakashatsi, ndi umuhanga mwigisha amategeko n'ubumenyingiro mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Rero twatuvuye kuri company imwe muri nuza hano mu gihugu, ni company nshyashya, ikigo cy'igihugu cy'inuza cy'ubushakashatsi n'imyigishirize y'ubumenyi bw'amateka ku gice cya muntu mu bijyanye n'iteganyagihe ry'ikirere kugira ngo twirinde izo ngaruka mbi z'iki z'umuriro w'amashanyarazi. Twaba dukorera rero mu turere 32 tugize igihugu. Yego twarangiza tukaba dukorera no hanze y'igihugu, ariko twaba ni company y'abazungu yaje mu Rwanda vuba. Ni muri urwo rwego rero turimo turagenda tunyura kuri buri rugo ku rundi, twenda tureba niba nta ngaruka amashanyarazi ashobora kugira mu mibanire y'abashakanye. Yego nuko rero ubwo namwe nimwe muba hano? Yego ni ba nyir'urugo cyangwa muri abakozi? Oya, turi abanyerugo. Nta kibazo twagiraga cy'amashanyarazi sinzi. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'amashanyarazi gusa. Yega amashanyarazi ari mu bwoko bubiri. Hari amasha hakaba na nyarazi. Iyo nyarazi rero ni umuyoboro. Amasha ni ibishashi, biva ku bishashi. Ibishashi by'umuyoboro niho biva rero amashanyarazi. Amasha mugabo nyarazi. Nyarazi mugabo amashanya gabo numva amashanyarazi umva kari umugabo byaye n'amasako. Rero ishanyarazi ni ikintu udashobora kwizera cyane. Buri umugabo arahinduka mu buzima bwa muntu. Umugabo uyu munsi ushobora kumubona yishimye, ejo ukamubona ababaye. Umunsi ukamubona kuko umugabo uramureba ukabona afite inda nini, nyuma y'iminsi 3 cyangwa ukabona inda yaragiye. Yaragize ate yarakoze za budomero. Cyangwa ukabona umuntu w'umusore uri aho ngaho yatangira kunywa inzoga nyuma y'icyumweru wenda yaje. Rero umugabo rero bamufata nk'amashanyarazi. Cyane cyane nkamwe rero muri abategarugori n'abari mufite uburyo mugomba kwirinda ayo mashanyarazi binyuze mu migenzikirize y'umugabo. Nuko rero ariko ahangaha company mukanya bahita baza kumfata ni iminota mike cyane bagira ngo ngire. Yego ahubwo se wamfasha ukandebera mugira umusumari wa 12? Nikeka nshatse narakuru. Urawuzi se umusumari wa 12? Ndebera umusumari wari wose. Wari wose. Fakora umusumari gusa. Okay. Nanjye kamenye mbishyira kuri list de ndibuze gukenera. Izi ntabwo ari bibuke ko atayijyanye. Amenye ibitsindi. Ntabwo reka najyanira rimwe. Noneho kandi nabitwara ukamara iki? Umusumari nturawubona ra? Ndimo ndawushaka. Gira vuba ushake. Bangira ngo nanjye nyaruke. Ntago mba ndimo ndatinda ahangaha. Nikoye. Uwo musumari nturawubona? Ikoye wanshaki uwo musumari nyaboneka umuntu akagira vuba akareba yuko yajya no mu zindi ngo. Yaje ushaka. Ariko ugira umugabo? Ya. Abagabo b'iyi minsi se shaho ko twabaye twese abasherisheri ubu nawe ahari ntabwo uzi icyo ari gukora kandi kiri kwinjiza. Niyo mpamvu rero buranga ubushakashatsi bwakozwe mu bwaje gusanga abagabo bagufi dore abo bantu ba mbere binjiza amafaranga menshi ku isi, kuko iyo ahanganye ku murimo w'isoko n'umugabo muremure, umugabo muremure ngaba hanze amaso ejo hazaza, kandi amafaranga menshi ngaba hasi kubera ngara amanu za shitani, kandi amanu zurumva baturutse hasi, shitani aba hasi nyine umva ntago bamwijuru. Agasumari mbonye kazane turebe aka hasa akagira ikintu kakora hashwe so musumari ibi nta kintu wakora. Ndebera icyuma ahubwo wewe wari tukandebera icyuma
icyuma gifite ubugi bwa nuza bwa 12 cyangwa 11 n'ibice 7. bya 10 kese no yari. Ndebera icyuma ufite tureko ukuntu kimeze. Ngirira vuba. Kandi ntutindeho. Egekaho neza hatagira umuntu ugira. Imibi itabinjira na buri imibi ukunda kwinjira mu byumba cyane. Sano n'umuntu kibagenda. Taza kubaza baraza kumubwira. Ikindi buriya ngo umugore mwiza ngo umuhabwa ngo n'Uwiteka. Urumva? Niyo mpamvu ngo abagabo badakwiye gupfa abandi. Urumva? Ugasanga rero umutekano w'igihugu uhuye n'uruva gusenya. Nyarutsa icyuma niba wakibuze ngo ngwereke. Icyuma wakibuze? Kandi kukibura pe. Ngwino ngwereke. Wamaye amazi yo kunywa? Amazi. Sukira amazi. Aho ngewe ikintu cya mbere. Kubera ko mu bintu byacu abantu benshi bashobora kuvuga ngo uriba. Muri hari abatekinisiye b'abajura. Niyo mpamvu biba byiza ukoza akazi kawe ayo mazi nayo ntuyihe ukarindira akayaguha. Discipline nicyo kintu cya mbere mu kazi. Amazi ni karyoshye cyane ra. Nta gisoko. Araryoshye cyane. Ayo mazi nyaheruka ahantu bita mu mugezi wa Nili. Ugezemo? Mugezi wa Nili hano mu Ruhango. Amazi aryoha cyane naho. Ngo n'umugezi muremure. Ngo urakubita ngo ugahinguranya ugafata iyo za Kongo ukazamuka muri za Uganda ukamanuka mu Ruhango ukagira ngo buriya ngo Nili ngihura na Nyabugogo. Nyabugogo ikamena muri Nyabarongo. Nyabarongo ikamena mu Kagera. Akagera niba kamena ngo mu Kanyaro niba Akanyaro kamena mu Kagera bikazamuka muri Victoria. Victoria urayizi ngo mu mugore ngo muri Kinyango yitwa ngo Victoria. Wari afite ngo ari umugore ngurira cyane ugira amarira menshi koko ngo menshi cyane ngo yararize ngo ngari ikivu cyose watakimwitira bati ikivu nire kivi gitori kimwe na kivu buriya. Ngo kivu wasanga n'izina ry'umuntu. Urakoze abaye urumva ikiza cy'amazi. Amazi no opposite y'umuriro. Buri niyo mpamvu usanga abatekinisiye benshi tutamu inzoga kuko inzoga ziba zirimo alcohol. Alcohol irahura iki igira negativity -5 iragenda igahura n'amashanyarazi. Rero niyo mpamvu twe gusanga turimo turinywera amazi cyane. Amazi no opposite y'inoza y'umuriro uko unywa amazi menshi ugahura n'umuriro hangaha hano bari icyo bita tester. Umuriro hano hejuru barimo tester. None n'izi nsingo urimo urareba ni ebyiri. Rumwe rwitwa fibre optique urundi bakarwita kaburi. Urunguru rw'umuhondo rwata kaburi urunguru rw'umutuku rwitwa fibre optique. Kandi bavuga ko ngo ntago ariko zica mu muriro. Ngo rurusinga rumwe ruca mu muriro urundi rudaca mu muriro. Niba rucamo igikoma niba rucamo okay nta kibazo rondiko. Wowe nkomeza unshakira icyo cyuma urebe ko kibona. Akiyo cya 12 simbize. Oya icyo ubona icyo ari cyo cyose. Icyuma buriya ni ingenzi mu buzima. Niko none se ugira ngo udafite icyuma ugira ngo wakora iki? Ugira ngo udafite icyuma hari icyaba mu buzima bwawe. Yewe sha ubuzima bw'iyi minsi nabwo bwarakomeye rwose. Ni kuvuga ngo umunyarwanda yaciye umugani ngo umuriro w'amashanyarazi nicyo kintu cya mbere gikaze mu buzima bw'umuntu. Ngendagiye rero ibyanjye birarangiye rwose kandi mwakoze cyane. Ubu ikibazo cy'umuriro gisa n'igikemutse muzongera kubona ibibazo nk'ibi ngibi. Okay, merci kabisa. None ubwo turakwishyura ngahe? Nakiri mafite icyambere bijya kuba kujura umuntu kwa igihe nanjye bisoni bitesha bintu bije no mutekinisiye w'amatara. Amatara mwaho mutumije se Ni kampani yabohereje. yabohereje ukoreye kampani shaka ukoreye kampani jewe se Vira kampani y'abanuzi y'abazungu. Kinyago cya giteka arahiye kinyago cya giteka
ariko usanzwe nari ngiye urugiye ni amashanyarazi nari ngiye kubakorera nta kibazo wakigera mwavuganye se madamu yanze ko tumwishyura ni fone yanjye irese hano nayo fone igire turebe fone nasi ko nyumva ngo igira mugabo igire telefone se ubwo subwo ntiri hano mu musego uri munsi y'imisego rero muzana icyuma dukatuye umusego wasanga ariho ndi kuyumva oya nasi umusego sizo sheri wamwiza ariya sheri nasi nyuma ko n'abana bahari ngo bajye winaga byerekana igenda ubwo kandi birakoze cyane byari nta iby'agaciro kibazo kandi ni iby'agaciro kuba ndi kumwe nawe uretse kugenda iki telefone nanjye ndi kuyumvira hariya nanjye ndi kuyumva telefone nanjye ndi kuyumva aha nta kuntu yabigezemo pe ntayo irimo rwose wajyane gusoneramo hano ntayo urahari niyo uri kubona koko ntayo rwose yabivuye heza nta telefone yabirimo hano ese shaka ufite ubwoba uretse gato nta telefone irimo hano nukuri ntayo ngusa telefone yesu we ndebera sheri nicyo kikuza oya kikuza nani igiki niho kisho kikuza ko ari igisambo we nako ndi igisambo nukuri ntabwo nzi ukuntu byagezemo nanjye ntabwo nzi ukuntu bigezemo naba mbabeshye nukuri umva umwe uruwe ndarengana uruwe reba muri ibintu byose ni yanjye ni yagashinge ni zakira ntabwo zigikora iki ndimo ndakurungura hamagara polisi ayiwe data murahamagara polisi iki ayiwe data we yewe data we ororororo bosi we ndakurungurutse no kwimana we ayiwe nta nubwo yigeze uyogosha kumwamba bariye kuko ndabinginze n'ukuri kwimana mu ndwaneho pe ndabasabye n'ukuri kose mu ndwaneho n'ukuri kwimana guse kuko ndazi polisi ntabwo ari ngombwa kuyihamagara urumva guhamagara polisi byatinda kandi n'ubundi ndabizi ndagira iraza napfuye basi muhamagara ambilansi kugira ngo ariza kuntwara